buryo bashobora kureba bakabata ubujurire bwacu twarajuriye bagahura n'izindi mfungwa zikabigisha uburyo ikibazo bagomba kugikoramo, bagakoresha iyo tekinike yo kuba hasohoka indi video ya kabiri kugira ngo bigaragare ko Yampano ari ukomeje kugira gute, ari ukomeje gusora video. Yes, ngira ngo mukomeje kugenda mwumva abantu ibitekerezo bagenda batanga, ariko benshi barimo baragenda bavuga ati ariko uwo muvandimwe abikora ku bushake, abikora ku bushake. Yampano Florian ngo hari abahungu bamaze kubona andi mashusho ye yayishyiriye hanze ubwe ku giti cye, baraza baravuga bati nyamuneka witwa Yampano Florian yongeye yakoze ibara, ariko se noneho ibingibi arabigereka kuri nde? Ibyo ni ibintu abantu bakomeje kugenda bibaza. Ni live yakozwe n'uwitwa DJ Brian, Kiramani ndetse na Tesha na Godfather, bavuga ko uwitwa Yampano Florian hari video noneho rwose ngo arimo arihamagarira abahungu ngo arimo arihamagarira abahungu b'aba diaspora ababwira ko rwose azi gutera bikomeye cyane, akanabasobanurira uburyo gahunda we yikoramo neza. Ibyo rero ni ibintu byabaye umunsi wa none. Niyo live guhera ejo bakoze live ari nijoro ndetse na mu gitondo bayibyukiyeho bavuga ko Yampano yakoze ibara, noneho ibingibi abiryozwe ku giti cye. Mwebweho aho muri ndagira ngo mugende munyandikira muri commentaire ahangaha, ariko kuba bishoboye kuri Instagram kugira ngo nze kubona ukuntu nsoma commentaire zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu ahangaha muri comment murabyandika bigahita bigenda mwoka byaramwe. Mumbabarire kuri Instagram barimo barankurikira live kuri Instagram, muze kuza kugenda mukande ku kantu k'akabazo, hari ahantu haba akantu k'akabazo mugakandeho, ndagenda nsoma commentaire zanyu ndetse tugende turebera hamwe. Ababishoboye muraza kumpamagara ku murongo wa telefone, abari kuri YouTube nimero yanjye ya telefone 07 88 35 23 32, muze kuza kumpamagara kuri uwo murongo wa telefone kugira ngo tubashe kugenda dusesengura ndetse tunavuge tuti ese Yampano ibi bintu noneho yakoze byo tubyitiki, ese koko ibi bintu Yampano ntabigiramo uruhare rwo kugira ngo bijyanze, ese ni business runaka yaba arimo, kubera ko hari abagiye bavuga ngo hari ama account yitwa OnlyFans umuntu ajyaho agafungura account agatangira gucuruzaho video ze z'ubwambure cyangwa se ize arimo arakora imibonano mpuzabitsina. Ese koko nibyo cyangwa nukubeshya? Reka twumve umuntu. Yes, hello, umuntu yarahamagara kahise agenda. Ndagira ngo ibi bintu tubishyireho umucyo ndetse rwose mwoka byaramwe, turebere hamwe mu mbonera hamwe yacu ibitekerezo, turebe ngo niki cyakorwa. Ese koko uyu muvandimwe abavuga ko bishobora kuba biterwa na depression runaka, kubera ko nawe nagiye kubona mbona yanditse ku rukuta rwa Instagram agaragaza yuko umugore we bamaze gutandukana, cyangwa se wenda hari ikindi cyinshi inyuma, n'abantu bashaka kumugirira nabi bimeze gute? Turebe hano. Yes, hello, komera cyane data buja. Meze neza cyane, n'abandi muze kuza kwandika message. Komera cyane umusaza. Yego, asante sana. Yego, yego, oya ndabyumva kabisa. Nagiraga ngo mbabaze, ese koko mwe murabona Yampano abigiramo uruhare cyangwa nabagizi ba nabi bamutera bakamushyira hanze? Yego, kose bavuga ko video ngari yavuba avuye mu Bubiligi. Yego, yego, asante. Reka twitekerezo cy'undi muntu. Yes, hello. Salama musaza, bimeze bite? Nagiraga ngo nkubaze niba urimo uradukurikira 5 kwa 5
wowe ku giti cyawe urabona ya mpano ari we wishyirira amavideo ye hanze ku bushake cyangwa afite abantu b'abagizi ba nabi bamugendaho? Yego. Yego. Kubw'inyungu kisi yazishyira hanze kubwo gushaka kunguka iki? Reka da. Asante, reka numva igitekerezo cy'undi. Yes, hello. Komera cyane data busha. Ni sawa ni sawa. Oya ntago nzi uburyo bazibonamo kabyarawe, ndi kukubwira gusa ko numvise abantu bavuga ko ngo zihari nge nirangiraho, ariko nabonye rwose ari abahungu bavuga ko zihari. So nanjye narimo ndabaza niba koko izo video zihari, bakavuga ngo abahungu bamwe barazifite, ubwo uriya muhungu ni uzishyirira hanze ku bushake cyangwa zifite ukuri kuntu bigenda? Azishyira hanze zibishaka? Reka da. Reka gende. Asante, reka nkurikirane n'undi muntu nawe numve. Yes, hello. Meze neza cyane data busha. Umwaka mushya muhire papa. Bana asante sana. Yego n'umukunzi wa rero ngato Patrick Mereri Kanombe. Yego. Ndenda ndamushimire kubw'umwaka ushize kuri content creation watwaye ibintu byiza, umuntu ufite ubwenge yakuyemo amasomo ndetse n'ibigarasha bikuramo ubutumwa. Asante sana. Hanyuma rero kuri iyo ngingo urimo uganiraho iyo witwa ya mpano. Yego. Ubundi mbere na mbere ndagira ngo mubwire ko uburyo izi mbuga nkoranyambaga zishobora kwica abantu mu buryo bumwe cyangwa zikabakeza mu bundi buryo. Yego. Numa ngo content creation mukora umuntu ufite ubwenge akuramo ubuzima buzima, sibyo? Yego. Tutaka kubivugira niki? Nuko ngo twabaye ibyo Imana yakoze. Yego. Abantu benshi dukoresha social media muri hagati y'imyaka 10 n'irindwi gusubiza ku myaka yo hejuru, ariko abenshi ni urubyiruko. Yego. Ngira nk'uko wagize experience amaze iminsi abivuga, hafi 85% bya population y'igihugu ni twebwe urubyiruko. Yego. Ariko iyo umwana w'umuhungu muri abo akwiye kuba yinspira abantu binyuze wenda mu bihangano kuri bimwe na bimwe. Yego. Ugatangira kubona afashe video nka ziriya akazishyira hanze. Yego. Twajya tukazihereza amaso, turimo twica barumuna bacu, nako turimo turiyica, ariko kutwica niko twavuga ko hari abenshi badafite uburyo babikontoramo bagakora nk'ibyo nawe akora. Yego. Kuko usibye ibyo tubona byanze ku mbuga nkoranyambaga, hari ababa bitunze amatelefoni yabo benshi cyane. Yego. Baberekanya ku WhatsApp, ku magroupe ndetse n'abanyeshuri. Ubu ngubu tuvugana tugiye kujya mu bigo by'amashuri nk'abana bagiye gusubira ku ishuri, hari abarazitandukana bakajya bazisangizanya. Bazere urumva ko deja ni virusi yamaze kugera mu rubyiruko mu bana. Yego. Wenda icyo navuga kuri ya mpano ikurikirana irebe neza, ikore ubusesenguzi bwimbitse ndetse irebe uriya muhungu ikibazo ashobora kuba afite, kuko ashobora kuba yaragize trauma. Yego. Mu mutwe wiwe. So ubu rero icyo njye navuga nka n'umurongo abandi, twebwe ubwacu buri umuntu niwe wimenya, twige kwirinda ibibi dukura kuri izi mbuga nkoranyambaga. Yego. Ahubwo icyo nsaba n'aba content creators ndetse n'aba bloggers nkamwe ndetse n'abari abakazungu n'abatumba abantu mbese bakurikiranwa cyane. Yego. Muri muri aba public figures, muri content mukora za buri munsi turazikunda, turazireba, turazirekinga, dutangamo ibitekerezo. Yego. Turazikurikirana ku buryo bishobora no kwira tutarebye video yawe cyangwa tumutere video y'undi mu blog. Yego. Kuko nizo ziba ziganje ku mafeed yacu nkoranyambaga. Mujye mudufasha gukiburana hagati yanyu, of course. Yego. Nge mbona bikwiye bibaye na byiza mwakora association y'abakoroga ndetse n'aba public figures bakora kuri. Niyo mpamvu wumva natwe twafashe ya mbere, niyo mpamvu nawe wumva twafashe ya mbere kugira ngo turebere hamwe ate se ni ikihe kibazo gihari kuri ya mpano kugira ngo izo video zijye zijya hanze ndetse abantu
abantu bagende, urumva ko harimo n'abantu bazizize. So urumva nicyo tugira ngo turebere hamwe kugira ngo ibintu bidakomeza, ndetse tumenye ngo uyu muvandimwe afite ikihe kibazo, kugira ngo wenda umuntu agire gute anamushyirireho kurimo mu gake, abanza barebe bamusuzume barebe niba nta kibazo gihari. cyane rwose abantu badufashe, ndetse n'abantu zabe n'inzego zereka mparumo zigenzura icyitwa cyber security ibafite uhingiye mu kijyanye n'ubwo iyo dusaba gukora twa defensive measures tugomba gukoresha kugira ngo idakomeza gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku matelefone mu madivayisi y'abantu. Yego. ko bayishoboye. Yego. So reka nita undi muntu numve nawe igitekerezo atanga. Yego. Yes, hello. Yes. Komera muvandi. Kwemera cyane cye. Asante sana ndugu yangu. Umuhungu wacu wa Nyamasheke bana aje tu. Byagenze gute se kandi? Umuhungu ashaka kuducana n'ibindi video z'umwaka mushya. Nyine ndimo ndibaza atese abi mwewe wowe ukubibona nk'uko zanarize, ubona bikorera ubushake, ubona bimucika, ubibona gute? Uriya mu pro n'ubushake pro imitamo uburyo abikora ubushake. Babirenganiramo ba. None se abyungukiramo iki, nyine akuramo iki kuba wenda yakishyira hanze bene karakage? Ntago wenda kinizo filime z'urukozasoni, ntago wenda arabishyira ku mugaragaro avuga ati yewe rwose ariko ndwaye indwara yo kwishyira hanze. Azageraho umukobwa wacu Nobeline arenda kwerura muzabibona rwose. ni nk'iyihe nama wamugira wowe? Namugira inama yo kubireka. Yego. Niyo yabikirimo akabona amafaranga azayarya wenyine pro. Mu Rwanda tubayeho. Ebana, asante rero. Asante. Bakwitane. Yes, ngira ngo mukomeje kugenda mwumva abantu ibitekerezo bagenda batanga, ariko benshi barimo baragenda bavuga ati ariko uwo muvandimwe abikora ku bushake. So reka wenda nita undi muntu. Yes, hello. Yego muvandi. Ni sawa ndugu yangu, turi ku kibazo cya ya mpano. Makuru ari hanze aravuga ko ngo yongeye gushyira umuzigo hanze, noneho yabyigiriyemo uruhare. Umuzigo wongeye kuwushyira hanze? Yabyigiriyemo uruhare. So abantu barimo baribaza ngo ese noneho biraza kugenda bite ko mbere yavuze yuko ari abandi babikoze, ubu ngubu akaba yabyigiriyemo uruhare, biraza kugenda bite? Niba umuzigo yawishyire hanze mu ushyire kuri social media rwose. Wabipangu ndakwemera rwose. Asante sana ndugu yangu. Asante rwose. Asante. Yes, hello. Yes, Komera ndugu yangu. komera ndugu yangu. Yego. Ibintu biraca. Gake turi ku kibazo cya ya mpano. Ngo yongeye gushyira umuzigo hanze. Abantu bakavuga bati noneho se ko wishyiriye hanze, ubu se wabifitiye uburenganzira. Yesu, abantu bakibaza bati noneho arongera kugira uwo bitwerera. Ahubwo nabanza ari kubarizwa mu Rwanda kakanya. Ubu tuvugana bishoboke kuba hari Mu Rwanda. Bishoboke kuba hari. Akaba akiri mu maboko yiwe. Nicyo tutaramenya. Urumva ariko ari ikintu nabonye. Uriya muntu wafunguwe. Yego. Umuntu wafunguwe rero rubanza ashaka kuba rwarigiye muri gereza. Umuntu wafunguwe n'uwo success kuri mail yiwe. Bakaba barize ko haramutse hagiye hanze indi video yiwe nubwo atari we wabashyize hanze. Yego. Abantu bari muri gereza bashobora kuba babona iturufu. Ndakumva urimo uragenda ugira analize ya nyayo. Naho turi kujyana. Aho turimo turajyana, urimo uragenda ugira analize ya nyayo. Nabonye abantu bica baba bari muri gereza ukuntu biga urubanza.
yego uriya muntu wafunguwe akaba niba ari video muri ya mpano zari zirimo zirenze imwe, yego iriya siyo yari afite gusa niba yarabashe kuyisora yonyine, yego niba yarasohoye iriya n'izindi yari azifite, kuba barize bakavuga turiya muntu niba video yarasohotse tubasha gusohora indi video, yego ya mpano nta telefone aba agifite hejuru yacu. yego. So, ni ukuvuga ngo wowe icyo uvuze uravuze uti abantu bari muri gereza bashobora kuba bicaye bakabagira inama ati mugerageze murebe n'ukuntu indi muyisohora kugira ngo ejo bundi ubujurire bwanyu buzumvikane. Buzumvikane kandi koko birumvikana. Yego. Uzi ko bya bintu bihinduye isura, ntabwo nabitekerejeho ibyo ngibyo. Bagomba kubitekerezaho rwose. Oya noneho umpaye umurongo. Gendera muri uwo rwose. Reka gendere muri uno murongo noneho mbaze n'abantu nabo ko babyumva. Buretse gato ndebe wa mugani buretse gato. Yes hello. Yego yego. Umuhungu wa mipangu. Komera. Komera cyane. Abantu bo kuri YouTube ngo ntabwo barimo baranyumva bro. Yego. Meze bite se iby'ayamano ndumva kose. Iby'ayamano hari amakuru avuga ko ngo hari indi video ngo yongeye gushyirwa hanze. Nanjye ibyo bintu umuhungu nabibonye ariko zifata urimo abivuga. Yego. Umuhungu Duma nawe aragira icyo abivugaho. Yego. Ariko kugeza amagingo ya Yego. nta yindi video y'ayamano iragaragara. Yego. Urumva hari undi muvandimwe uvuze ati atariko abantu bo bari muri gereza ubwo icyo ashaka kuvuga aravuga abajihadi na bagenzi be nk'abantu bigeze kugira access kuri email ya Yampano ngo hari uburyo nyine nuko avuze ndimo ndasubiramo ibyo umuvandimwe avuze kugira ngo tubashe kuba twabigenderaho. Aravuga ati hari uburyo bashobora kureba bakavuga ati ubujurire bwacu twarajuriye bagahura n'izindi mfungwa zikabigisha uburyo ikibazo bagomba kugikoramo, bagakoresha iyo tekinike yo kuba hasohoka indi video ya kabiri kugira ngo bigaragare ko Yampano ari ukomeje kugira gute, ari ukomeje gusora video. Ariko nanone hari ikintu abantu bari kwibeshya. Udifada we nigeze atubwira ko Yampano yasohoye video yanyabyo, ahubwo yavuze ko hari amakuru avuga ko Yampano hari indi video yagiye hanze kandi yafatiwe muri hoteli i Kanombe. Ikibazo ni kimwe, abakoze iyo live bacyuzingaga bavuga ko iyo video ngo yafashwe kuwa mbere. Niko bo bavuga. Kandi umuhungu nawe nta cyumweru gishize akomotse Burayi. Yego. Ahubwo turabanza tumenye ngo aho hantu koko yarahagiye kuri uwo wa mbere. Turi kuvuga kuwa mbere, ese koko yaba yaragiye muri iyo hoteli?